Zanarakaye nta bintu by'imikino. Tumureka imikino rero. Imana nivuga ibintu tuvuga tubukwe burabaye. Mu gitondo cyo kwigera agatimba mu mujyi. Zo ngurangire bamarerera abantuza aho tutimba tubahita wigera. Niba nta fiyanse ufite uhita wizera tuguzaba niba utaba kuwa gatanu tuguzaba kuwa mbere. Hari uwamukoze muri niba turavuga ati niho nasebeye ndagukorera muri burakeye. Ngira ngo rene mwana mubonye hano gukore muri niba turavuga ati niho nababariye cyane bavuze cyane ndagukorera muri burakeye ntiyabujyana kubangwa. Iserero muri uyu mwanya urabyumva neza niba Imana ivuze ubwire uwo umaze igihe ugenza umusheri wawe umubwire ngo igihe cyo kumurekura ni iki ngiki mumpereze ndumva igihe cyageze. Kanani yanjye ngomba kuyinjiramo, Kanani ya mariage, Kanani yo gutura heza, Kanani yo kwiga heza, Kanani yo kwambara ukaberwa. Amen. Niba ufite n'utuntu dushaje sa nk'uwirakaza ubundi kwizera ni nk'ibisazi ariko ibisazi bitagatifu bimeze neza bimeze vrai. Bise nk'uwisaza niba ufite n'utuntu dushaje udusohore mu izina rya nde nk'uko leta y'u Rwanda yaciye nyakansi ugomba guca nyakansi mu izina. Niba bariraga muri hahandi hajya ni n'ababivuze ngo kurira ahantu haciritse niba ubanza ari wari niba atari uriya ni nk'uyu nguyu ngo ari uturesitora ngo twa capati n'udushyimbo na turindazi twa turesitora ngo batwita ngo muri mukubita umwice niho yavuze aho muri dobandi muri barya hepana imuka imurasone itembereza ugiye Serena cyangwa Serena cyangwa rubanza yarahinze Serena irahari ugenda umwe agacyayi niba ari nayo ufite basize kumanuka n'amaguru ariko dayimoni yibwira uti mwereye abazungu banywera fashe ka kofi nanjye dayimoni ntongere kusuzugura ugenda ujye mariya utubite byawe ati ndahajyana ikigenda nahajyanye bibiri by'amanyarwanda kandi ngiye kurambagiza umukobwa. Abandi bagura inkoko bamujyana muri hoteli gemva imbere y'Imana ivuze navuga ntabwo ndi ahantu horoheje. Bamujyana muri Simba icyo gihe yari kaze kuri Simba ubwo niyo yari kaze kugiye cyane. Mfite bibiri musohokana muri bibiri byanjye fata nagurisha. Masenga Imana ntatumize koko ariko Imana ibahe n'abafiyanse badakosoma cyane shaka gusengeye pe ndagusengeye isengesho ryaki. Hari umuntu wasohokana ukavuga ati mu izina rya Yesu ukavuga ati inkoko ndayirisha ifi mu izina rya Yesu ndayibone bake Imana iramfasha umukobwa rwose aravuga ati narimo ka oranje ariko mvugiriho ijambo kandi mpita mutwara umusore wamurihiriye segonderi wamurihiriye umutwara mu modoka agiye ku kazi umutwara agiye ku ishuri atuye hano hirya mu midugudu muraza amazi ageretse hano gaciro hano mu midugudu kagugu hepfo y'umurenge wa Kinyi urara amatara niwo musora ahinduranye imodoka muhinduranye inkweto yemva mu masengesho Imana ivuze numva narakaye we zomene sha irakora zomene mukagibije ujye mureka imikino zomene irakora umva neza bita numva nirakaye kuko Imana namubwiye uri bukundu kumva umukunzi umukobwa uri bukunda umubwira irabi ibindi nabimwumvisha manuka ndakaye ndavuga ni nimura n'umuzungu namubwira irabi yarasigara ashakisha karitsiye ya Womba njya gushaka umuzungu Nyamugogo mu cyaro rugendo namubura ariko ntahiraho ariko ndavuga niwo tuzahura mfite akaga shafite ibibazo tuzahura rero Imana yarafashije kugira ngo nabaraza mu rusengero rumva byahise bicamo nta bintu by'imikino kujyana muri Simba afite bibiri bivugiraho ijambo mwatsi umusore umutwara mu modoka zimwe utapfa kubona umuntu wicayemo hari imodoka kunyuraho ukumva Bana zidasakuza mwana zumvise ariko mubahe abantu batuye Nyarutarama ntabwo muzi imodoka zirebana imbabazi hari imodoka ireba ukavuga ati yewe suwe ukavuga tubanze igira ikivana na Bikira Mariya ko hano bose bamwerekana afite imbabazi afite mu mubyeyi ufite mu rabya kapapa umukobwa rero wa musore wungu ugira mu ruvuga ati umuntu umugenza atoka murekura umumpereza igihe cyageze gute cyageze wicaye mu ntebe yanjye yigire ese muri mu muranyo yego ibintu babeshya ngo ibibanza byarashize hirya ukate ibibanza biracyari za vision na zahi naho ntuye bagiye kwimura bashyira inyubako byayo ese ko mutavuga ibite byanyu biho bakaritsiye kuyemo baratwimuye kuko turi kureba mu gikari cy'umusaza ko niko kuri batagiye ko kirimo kaburimbo umusore gifogera umusaza ureba mu gikari cye ariko mfite gahunda rero ngubu narakaye wende shawama nkitera kuri nari nashaka kwita bajyana ahantu ariko numva nkigaragara ariko nta n'umuntu nyene kwanza ubu numva nahita muri ibiteraniro ryanjye ryawe nyegine nimutabe mujye guteka mujye kuganduka ariko mva mbabwira ibintu bikaze ugenda ubwira Imana mu nzira iri sengesho ukomeza kugera mu rugo urize kuko umujye uhinduka ufata icyerekezo gishya se muri mu mwanya yego abavukiye Kigali byo ntibibareba kuko mwavukiye Kigali wenda ariko wasanga ugiye aho twavuye twe tugasigara ino ukabaye maso wa muntu wereke ntabwo twaje dufite imikino ndashaka kuvugana n'umuntu ufite gahunda
gahunda ni mu murwa, gahunda ni Yerusalemu. Nibubaka izigeretse 15 uvuga uti ubwo nzatura muri nivo ya 18 wenda niba zizaba ziriho mu gihugu. Ibyo kuvuga ngo uragira ngo mu cyaro bariyo n'abantu nabo nta kibazo, ariko amasezerano yo mu cyaro atandukanye n'ayi Kigali. Uba Nyamasheke Imana imubwira iby'ingurube n'iby'amafi, uba i Kigali kubwira iby'imodoka n'amazu ageretse, ko nayo irikorera ko utwato hari za toba ziri hepfo hari. Rero Imana iguha iterambere rijyanye n'aho icyerekezo umujyi aho uri kwerekeza. Ukabyakira muri babiri batatu. Amen, 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 amen. Narasenze nabaye imbere y'Imana mu materaniro ku mugoroba, ariko tuzahurire ngo kurutiti ngo ariho wimuke wagiye gutura. Ibyo ndabyanze shyizemo agakata. Ngo hari ahantu hari inzu za make, ibyo kiza make agakata. Ndashaka kuzubaka inzu ninashyiraho izina ryanjye, nzashyiraho izina ry'Imana. Ariko nunayigera uzamenya ko ari umutumishi witwa Vumilia byanga ntabwo bikubwira. Nuyigera hiyo uratuka ko ari umuntu watindanye n'Imana mu mugoroba, uzavuga ati ni Vumilia. Muramuke Imana ibahumuje. Amen. Ari masanye cyane. Suzuma no kwegera. Suzuma na rugero adasuzuguye gusenga kwawe. Yego. N'abantu babiri no bumvisha rumwe. Ufite shinge n'umwe. Urugero n'undi. Tukabafatanya. Murashobora kuba atariye ariko yambaye afite shinge. Murashobora kuba adafite inzu ariko yakishyura afite shinge. Urugero n'undi ni umuntu udafite ikintu na kimwe, ariko abo bombi Imana yitaye ku gusenga kwabo. Amen. Reka mbabwire amagambo ane ari mu bitabo bine. Hari igitabo nasomye cyanditswe n'umukozi w'Imana witwa Hezbon. Yavuze ko abantu batatu basenze iminota 3 ibisubizo biturutse muri ayo masengesho birusha agaciro imyanzuro yabonye. Sinzi niba mwumvishe icyo mvuze. Abantu batatu basenze iminota 3 ibisubizo bivuye muri ayo masengesho biruta imyanzuro yabonye. Baha Imana icyubahiro. Amen. Hari ikindi gitabo cyanditswe nanone n'umuhanga witwa Benhim. Yaravuze ngo nushaka kugira imbaraga nk'izi kimasa, ntuzarye ikimasa, uzarye iby'ikimasa kirya. Yarashatse kuvuga ko nushaka kugira imbaraga nk'iz'Imana uzarya ijambo ryayo, uzangana nayo. Ndiyo. Amen. Hanyuma icya gatatu ni Lincoln Abraham, niwe wabaye perezida wa Amerika wa mbere. Baramubajije ngo baguhaye amasaha 5 yo gutema igiti wakora iki? Yego. Ababwira ko amasaha 4 n'igice yayamara atyaza umuhoro. Aho kumara iminsi 10 usenga, jya wizera 4 n'igice usenga iminota 30 gusa. Shitani ntatinya amasengesho, atinya ubugi buri mu masengesho. Gusoza ndabifuriza kuba nk'ikizu. Yego. Ikizu niyo wajya kuri Google wabogoringa gifite ibintu kihariye 90. Ariko 90 kambabwiremo 3 gusa. Icya mbere, ikizu iyo kibyaye umwana kimubyarira mu cyari cy'amahwa kugira ngo cyereke ibyana byacyo ko nta mikino. Ni mu cyari cy'amahwa niho kibyarira. Yego. Hanyuma icya kabiri, ikizu gikora gisaza umunwa n'inzara gusa. Iyo bishaje kijya mu butayu busumba ubundi kigakuba umunwa n'inzara iminsi 19, bikamerera iminsi 3 kikaba gishya. Icyanyuma, iyo gifashe inzoka ntabwo kijya kiyicira ku butaka, kizamura muri mayiro, hejuru babyita mayiro. Noneho kubera ko inzoka iremye mu buryo bwo kuryitaka, gukururuka,
yomatanye n'itaka noneho ikizuru kiravuga ati nge ntabwo ndi bukwicire muri sisiteme umenyereye kiyifata umurizo kikayigurukana muri mayiro nk'ibirometero 1000 ubumara bwayo ugahita buta agaciro ibintu byabasuzuguriye hasi 2025 mu bigurukane mu buryo bw'umwuka mu byicire aho bidashobora kuzisita murakoze yitaye ugusenga n'abatagira finge na finge amasengesho yitondere kandi ujye usenga wabitekerejeho amen dukomere Imana amashyi wakira Moise no kugira ngo tubasuhuze ariko ubundi iriya jambo rirahagije ko twari no gusenga tukumva umwigisha ariko nanjye reka mbasuhuze muri iri jambo ni ngombwa ko naryo turijyana abacamanza ibice byaho 13 turasoma umurongo w'8 abacamanza 13 umurongo w'8 ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko Manowa yinginga Uwiteka ati Nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongera agaruke muri twe atwigisha uko tuzagenza uwo mwana uzavuka amen nakire neza ijambo ry'Imana haleluya amen Manowa no umusaza wabyaye Samusoni ni umugabo w'umunyembaraga isi yagize ariko n'abantu basenga bajya bavuga reka mvuge ngo ni umwe mu bantu bagize amateka y'abasenga wagize imbaraga ndagira ngo mbanze nkubwire ngo mu bihe byawe byo gusenga nusenga ugahushanya n'ubwenge uzabyara ikintu gisukuma ariko amasengesho yawe nuyakorera imbaraga ukayaha umurongo na orientation Imana izaguha kubyara umunyembaraga shatse kuvuga iki naho utabona ibisubizo byinshi kizabe kimwe ariko gihagarariye ibindi naho utabona abanyembaraga benshi wegamira azaza ari umwe ariko ahinduka igisubizo cyawe cy'ibihe byose sinzi niba muri kubyumva Manowa yagize ikintu gikomeye mbibutse ko Manowa umugore we ari we wari wabonye marayika kandi ngo bari bamaranye igihe ikibazo cyo kutabyara ndagira ngo umuntu kwegere mubwire ngo ikibazo umaranye igihe Yesu agifitiye igisubizo ubutayu ugendanye igihe Yesu abufitiye igisubizo nasomye ijambo rirambwira ngo yimura imisozi itarime ikayubikana uburakari bwawe ni ijambo rivuze ngo iyo uzamutse mu kwizera marayika yaje yimura n'ibyo ubona bihari bikavaho kandi reka nkubwire ngo Imana iyo yimuye umusozi ntabwo ivugana nawe ngo nawe wimuye rero Imana ivugana na Manowa iramubwira umugore we iramubwira ngo uzabyara kandi uwo mwana azaba umunaziri uzamurinda inzoga uzamurinda ibyuma byogosha ibyuma bigira gute byogosha haleluya umuntu muri kubabwira ngo ibyogosha biturya izataburenge umunsi ku wundi ibyogosha ibintu byogosha birahari
kandi bihora bishaka kogosha. Ariko muri kubyumva ibyogosha biturya iki no mu mujyi biba bihari. Niyo uri muri kazi ni kazi biba biraho, iyo uri muri shike biba biraho, niyo uri muri tagisi no muri telefone harimo ibiporogaramu bishobora kukogosha. Turimo turajyana. Arambwira ati condition kugira ngo uwo mwana azabashe kuvuka agira umumaro nuko agomba kuba afite umusatsi we yavukanye akawukurana. Kabiri, uzamurinde gusinda. Abantu bazi ko gusinda ari ukunywa inzoga, ariko n'amagambo arasindisha cyane. Nibyo? Gatatu, kandi azacungura abantu bose bitwa abayuda cyangwa se abisiraheli, azabacungura. Ayo makuru kuyabwira umuntu w'ingumba utabyara. Nahoraga njya kuvumba amashine y'abandi, rebera mu madirishya abandi batamba, ahumba inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika wampaye. Zaburi ndirimba ziya Dawidi, zaburi ndirimba ziya Benasafu, nimba mutima ayizanye mfite ubuhamya bwigendera. Amen. Umugore umaze igihe atabyara ahura na marayika aramubwira ngo nyamara nubwo wagiye unyura mu dusesero, nubwo utigeze ubona indirimbo, ariko ugiye kubyara umwana, nubwo aje mu gihe gikomeye, ariko azahagararira abandi, azavugwa, aje akerewe, ariko azasobanura ibi, ntabwo asanzwe, azacungura. Destanso de Bergone Shai. Haleluya, haleluya. Ntabwo ari umwana usanzwe. Haleluya, haleluya. Atera mu kiganza umuntu kwegera mubwire ngo nushaka ukererwa, ariko Imana iguha igifatika. Kererwe ariko Imana ikubake. Yego yego. Kererwe ariko ni biza bizagukure muri ubwo butayu. Kererwe ariko uzicare ku ntebe y'abanyacyubahiro. Yego. Tera haleluya. Sayire le bole tange bibi bola bere stasone ma. Haleluya. Amen. Amen. Azavuka. Yego yego. Abantu benshi ntabwo urumva, uza bari barabyaye abana 10 bavuga ngo kwa Manowa byarayoberanye, uza bari barabyaye 3, uza birirwaga buri munsi bajya gukingiza kwa Manowa barabuze n'ivamo. Nahoraga njya kuvoma murekeraho, gato gusa ibiravuze, ndashima Imana ivuga gato gusa. Umugore ugatumba wakabyarawe, yego wakabyarawe, Imana muye n'umuntu ndi mu murima ndi gutera intabire, ambwiye ko tugiye kubyara umwana. Babandi bose bavutse bamaze imyaka 25 n'abamaze 15 n'abamaze 35 ntacyo bavuze, kuko uwo tuzabyara ni uzabahagarariye ubwoko bwa Isiraheli. Amen. Sore kunyumva ikindi ariko ni cyiza gisobanura gifatika bose. Reka nkubwire, guhora buri munsi unira muri twa mukubita umwice two hano hirya ngo nuguhorana 5,000 ntacyo bivuze, ariko Imana nitinde kuguha, ariko wenda niguha nibura uwari warakubonye uri hariya hirya azakubone none nawe ujya muri Mariyoti umeze neza rwose. Ariko uri Yesu we kubora nahoraga neza. Yego. Ibintu bita gusibanganya amateka. Ndagira ngo ubwire umuntu kwegereye ngo icyapa cyawe ntabwo uzakisibira, iby'Imana izakora nibyo bizagisiba. Yego rata.
bisiba amateka kuko Imana ifite amateka mashya ku buzima bwawe iyo yiyanditse ayandi arisiba yego amina ntabwo muri kubimenya haleluya ese ko hasi byageze gute ntabwo Vashiti yavuyeyo Esitera akinjira yego hari abagomba kuvayo nawe ukinjira nanjye kwinjira nawe amen ijambo rya nyuma rikasenge Manowa arapfukama ati data Uwiteka ndakwinginze uwo muntu yongera agaruke garanti ni bene gani agaruke yego nariye ukubwira ngo uwakuyeho yamanuka yongera agaruke watumye udapfa yongera agaruke wakwimanye yongera agaruke wakinze urugi Rwanda yongera agaruke wagushyiriyeho umuryango yongera agaruke wagukuye mu butayu bwa mbere agaruke yongera agaruke uri Imana ishobora byose uri Imana yera uri Imana yo kwiringirwa nasenze ngo wongere ugaruke mu iri teraniro ugaruke ku bagabo n'abasore n'abakobwa ugaruke muri abo babyeyi ugaruke muri itorero ugaruke ku bantu bawe ugaruke mu byifuzo ugaruke utabara ugaruke uhindura ugaruke urema ugaruke utanga imbaraga ugaruke utanga agakiza ugaruke urwana intambara ugaruke wigaragaza tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu